Ibisanzwe rero ni biba biri kugenda biri gucaracara ku mbuga nkoranyambaga nibyo biba bituzanye n'ubusesenguzi bwimbitse bwiba bivugwa kuri politike hano mu karere k'ibiyaga bigari cyane cyane niho dukunze kwibanda ariko tugasimbuka tukagera no hakurya y'amazi. Ntatinze rero ikintu kiriho nuko Dans ingabo leur za base à SADC Goma, abantu dans le Nord benshi Kivu, bamaze iminsi pendant bari kubaza 3 bati mois, kuki est SADC arrivé à idataha, kuki Kinshasa. SADC Ces vaillants idataha. soldats ont été SADC accueillis à rero l'aéroport kugeza amagingo international de ayangaya Njili par la ikaba première yaratangiye gutaha kuwa makumyabiri n'icyenda z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu banyuze hariya ku mupaka Grande Barriere la Corniche. Ni mu mupaka uhuza u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni inzira bari kunyuramo cyangwa se banyuramo bagenzi babo banyuzemo bariya abacancuro b'Abaromaniya, nabwo hari kuwa makumyabiri n'icyenda z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu. Hanyuma rero hari inama y'abakuru b'ibihugu yabaye ya SADC yabaye kuwa 13 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu. Bemeza ko rwose bashizeho umupfundikizo cyangwa se bapfundikiye ko badakishaka ko hari umusirikare wa SADC ugikomeza kubarizwa hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni nyuma y'uko bari bamaze gutsindwa urugamba rwari rwabazanye ko bagombaga kugira gutya bakigizayo umutwe wa 23 ntufate Goma ntufate na Sake, ariko bikaza kurangira 23 ibakubise inshuro hanyuma igafata Goma kuwa 27 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu. Ubu rero kugeza amagingo ayangara abantu cya kibazo bamaze imisi bari kubaza bati kuki dataha, ese niyo itashye kitaha mu byiciro n'ukubera iki, impamvu ni iyihe? Ikiriho cyo nuko ngo SADC ubu ngubu bamaze gucyura ibikoresho byabo by'ibanze n'abasirikari b'ibanze, ariko hari abandi basigaye bakiri hariya Igoma, na ndetse bivugwa ko bashobora kuba barenga 3,000 hanyuma n'ibindi bikoresho biri hariya Igoma. Bakaba bavuga ko rero ngo hari umutungo kamere baba baragize gutya bagakusanya. Bakusanyije umutungo kamere, hari uwo bafite biri kuvugwa ko ari wo baryamyeho ngo badashaka kurekurana saha izi ngizi. Murabyibuka ubwo bakutanye bagakutana bakavuga ko bazatahana n'ibikoresho byabo, ni mu gihe M23 ikimara kubafata bugwate yavuze ko bazataha bonyine ibikoresho bakabisiga bya SADC, ariko amahanga aza gutakamba n'izindi nama zirakorwa. Ikintu cyabayeho haza kubaho kumvikana ko SADC igomba gutahana ibikoresho byayo, M23 iva ku izima hanyuma irekura ibikoresho bya SADC ariko igumana ibya FARDC. Kugeza amagingo aya rero niba mubyibuka neza icyo gihe ari kuwa 28 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2025 ubwo inama yaberaga hariya muri Serena hoteli hariya Igoma, hanyuma abagaba bakuru b'ingabo za SADC bakemeranya ibyo ngibyo. SADC ikaza kumva ko izataha inyuze ku kibuga mpuzamahanga cya Goma, ari uko ibanje kugisana biturutse ku bwumvikane bwari bubayeho, ndetse bakanatahana n'ibikoresho byabo. N'amasezerano cyangwa se ni imyanzuro yavuye muri iyo nama yashyizweho umukono n'uyu nguyu General Sultan Makenga Emmanuel wa M23. Ariko kugeza amagingo ayangaya ikintu kiriho bakimara gutsinda urwo rugamba rw'uko bazatana n'ibikoresho byabo, hari ikindi kintu cyasigaye kimwe. Icyo kimwe cyasigaye ni iribuye baryamiye, cyangwa se n'uyu mutungo kamere baryamiye badakomeza kurekura. Nabo bakavuga bati reka dukomeze dukutane uko byagenda kose, ibi nabyo bizarangira bibaye ibyacu. Ibikoresho byo bamaze kubijyana iby'ibanze, amato mwarabonye y'intambara yanyuze hano mu Rwanda, amakamyo apakiye amato y'intambara, ibyo ngibyo murabyibuka. Ariko noneho icyo ngicyo niba baramaze kugitsinda, ibikoresho byabo bakaba bagiye gutahana nabyo, bakaba baramaze no gutsinda, bagomba kugira gutya bagakutana mpaka umutungo kamere baryamiye nawo bawujyanye. Ari nacyo gituma banga kuva hano mu burasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Intambara yo barayitsinzwe. Icyo cyo baravuga bati niba intambara twaramaze kugitsindwa, icyo cyaravivutse, ibyo ni ibyo ngibyo nuko nta kundi byagenze. Ariko noneho indi ntambara ya kabiri, kuba dutsinze urugamba rw'uko tugomba gutaha tugatahana n'ibikoresho byacu. Ariko noneho ikindi gisigaye ni icy'uko banga gutaha kugeza amagingo ayangaya, bakaba bakiri hano mu burasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Yewe bikaba byanamaze no gutangazwa ko ngo bazataha ngo mu byiciro bibiri cyangwa se mu gihe kingana n'amezi 2 ari imbere. Ukibaza ukavuga uti aba basirikari ba SADC kuki badataha, bategereje iki, bashaka iki? Abandi bakavuga ko ngo hari amabuye baba baryamiye.
ibyo ngibyo rero nibyo dutegereje, isi iduhishiye byinshi, tuzagenda tubimenya gake gake, ariko ikiriho cyo ngo impamvu ngo badataha ngo nibuye baryamiye hariya muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Abandi bakavuga ko ngo hari abagore batwite, abo bagore batwite rero ngo bari kwanga gutaha ku manywa, cyangwa se bari kwanga gutaha imbere y'itangazamakuru cyangwa se habona, nabo ngo bazagenda bataha mu byiciro kandi bakitwikira ijoro. Ibyo rero nabyo tuzagenda tubimenya gake gake uko iminsi izagenda yigira imbere. Hanyuma rero ikindi ndaza kukubwira rero nuko hariya muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo, iyi ni MONUSCO yagize gutya ishikiriza ubuyobozi bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Ubuyobozi bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo bari bahagarariwe na Minisitiri w'intebe wa RDC yitwa Judith Suminwa, niwe wakiriye aba basirikari ba FARDC batsinzwe MONUSCO yari icumbikiye. Ibyo murabyibuka. Hanyuma amagambo rero yababwiye cyangwa se ubutumwa yabagejejeho nyakubahwa Perezida Felix Tshisekedi yari yamutumye, gusa ubwo nabyo turaza kuba tubigarukaho mu kanya tubirebere hamwe. Ikindi ndaza kukubwira nuko bakiriwe hariya ku kibuga cya Njiri, ku kibuga cy'indege cya Njiri hariya muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Hanyuma ikindi ndaza kukubwira nuko uyu nguyu ni Perezida Brice Oligui w'imyaka 50 w'igihugu cya Gabo. Ubu ngubu rwose habayeho indahiro nshya nyuma yo gutsinda amatora ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2025 muri manda y'imyaka 7 agiye kurahirira n'amajwi 98 n'ibice 45 ku ijana. Akaba yari ahatanye n'uwo bita Alain Claude Bilie-Bainze wagize amajwi 3 ku ijana. Hanyuma abandi bagera kuri 6 bose bakaba baragiye cyangwa se ntabwo bigeze barenza ijwi 1 ku ijana, bari bahatanye muri aya matora. Uyu mugabo rero Brice Oligui akaba agiye ku butegetsi yarakoreye kudeta, yabanje gukorera kudeta uwitwa Ali Bongo. Icyo gihe murabyibuka byarasakuje cyane hano, ibintu biracika birakomera cyane. Uyu musirikare rero akaba yaragize gutya akorera kudeta. Excellence, distingués invités, mesdames et messieurs, arrivée de son excellence Paul Kagame. Paul Kagame nk'uko muri kugenda mubibona aho ku mashusho, akaba yari hariya i Gabo muri Libreville kuri stade yitwa Amitié. Murakoze cyane, reka mbahe ikaze. Amakuru yacu tugiye kuba tuganiraho nayo ngayo. Hanyuma ibindi byo nakubwira ngo kora subscribe, share na comment, tujye dukomeza kubana mu bindi biganiro bigenda bivuga kuri politike. Noneho tujye twicara dusesengura, hanyuma utange n'igitekerezo cyawe, hanyuma none igitekerezo cyawe dushobora kugishingiraho tukagira ibyo tuvuga cyangwa se tukabisangiza abandi, cyangwa se n'umuryango mugari wacu ugakomeza kwaguka ku buryo tuzajya twicara tukaganira, ariko tukuganira mu muryango mugari ku buryo ubutumwa dutanze buzajya buhita bugera kure, tugakomeza kubaka sosiyete nyarwanda ndetse n'ibindi muri rusange bizagenda byiyongeraho uko imisi izajya igenda yicuma. Mbahaye ikaze rero. Ingabo za SADC hariya muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo, murabizi ko zari zaje mu butumwa bwo kugarura amahoro hano muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo SAMIDRC. Aba bagabo rero n'abagore hagiye hazamo ibibazo bigiye bitandukanye. Ibyo bibazo bitandukanye harimo ko abagore bagize gutya bakagenda batwite. Ibyo ngibyo murabyibuka. Abagore ba SADC bagiye batwite. Icyo gihe induru zaravuze, amahanga arakomera bati yeyeye, abantu aho kugira ngo bagende bajye gukora ibyo barakora cyangwa se mu butumwa bari bagiyemo, ahubwo baragiye bigira mu byabo mu bikorwa byishimisha mubiri. Ni gute abasirikare b'abadamu bagiye bikigira muri ibyo ngibyo kandi bari bagiye mu butumwa bwo kugarura amahoro? Ese ayo niyo mahoro bagaruye? Ni byinshi cyane byagiye bivugwa, byinshi cyane. Ubwo ndavuga nk'icyiciro cya mbere gitaha ingabo za SADC b'abagore igihe bataga batwite. Ariko ibyo byose byatangiye kubaho ryari? Nyuma yo gutsindwa intambara, nyuma y'uko M23 yari imaze kubafata bugwate. Ni ukuvuga ngo ari ikiri FARDC muri rusange cyangwa se coalition FARDC. Ubwo turavugamo Mai Mai, Wazalendo, FDLR n'abandi na FARDC muri rusange. Abo bose bafatanyije na SADC n'Ababirigi n'Abarundi. M23 irabafasha, irabazingazinga, ibazingira mu gafuka, irabakubita ibazingazingira mu gafuka. Barangije icyo gihe, ariko nabo mbyibuka neza, ndora tubisubiramo, nige bafataga uyu mujyi wa Goma. Barangije ikintu bakoze, abatarapfuye
cyangwa ngo barokoke biruke bagende i Kinshasa. Ubu ngubu bafashe icumbi hano muri MONUSCO hari i Goma, niho bamaze iminsi bari, niho bari bacumbikiwe, amezi 3 arashize baryamye hariya. Niba mubyibuka neza mu minsi yashize twababwiraga ko byari biri kuvugwa ko hariyo abasirikari bagera mu bihumbi 2,000 bahungiyeyo. Icyo gihe nyine M23 ifata Goma. Ubwo nabo bose n'urwo ruvange ruvanze. Iyo Sadeke cyakora yo yari ukwayo, byaragaragaraga ko iri ukwayo. M23 ikimara kubafata bahise bavuga bati okay, ibirindiro byanyu ni ibingibi, ahanga tugiye kuharinda, nta muntu n'uyu n'umwe ntuzongera no kuva hano. Washaka kwigira nabi ubwo nawe uri kubyumva. Hanyuma rero abandi bahungiye hehe? Bahungiye hano muri MONUSCO cyangwa se mu birindiro bya MONUSCO aho icumbitse hariya i Goma. Kuva icyo gihe abo basirikari ibihumbi 2,000, nyuma yaho mu minsi yashize murabyibuka ko bavugaga ko bateye ibirindiro bya M23 hariya i Goma, harimo irasante za Kashebere na za Nyabyondo na hehe hose aho hose murabyibuka, na za Ndosho n'ahandi hose hagiye hatandukanye. Icyo gihe niba mubyibuka neza muri Kivu y'Amajyepfo, muri teritwari ya Karehe, bikaba byaravuzwe ko ingabo za M23 zatakaje uduce tugera ku 8, ndetse n'ikibuga n'ikibuga cy'indege cya Kavumu nacyo icyo gihe Wazalendo bagiye bahifotoreza bavuga ko ngo batsinze M23 ngo bagifashe ikibuga. Ibyo ngibyo byose cyangwa se utwo dutero shuma twose twagiye tubaho, Lawrence Kanyuka Sasori itangaza avuga ko ingabo za M23 zari zirimo guhangana cyangwa se mu bitero cyangwa se mu masasu baraye abantu bumvise nijoro, zahanganye na coalition ya FARDC na MONUSCO ndetse na SADC. Icyo gihe murabyibuka SADC yahise ishirwa mu majwi yuko itangiye kujya guhungabanya umutekano hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ari naho banavuze bati, abantu niho bahise bongera kuvuga bati nyaboneka mwatashye mukaviyo ngiyo ko intambara n'ubundi yabananiye ko mwatsinzwe. Ariko none ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa kane mwaka wa 2025 murabyibuka neza, uyu nguni minisitiri w'ububanyi n'amahanga ni Teresa Kayikwamba Wagner yigeze kuvuga ngo SADC igomba kuva hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hariya za Goma, byuko yamaze kwirukana M23, uriya mujyi ugasigara ukugenzurwa na MONUSCO ndetse na FARDC. Urumva kuba bari bariyo abo basirikare bagira ku bihumbi 2,000 bose, kuba bari bariyo nta kindi bari bategereje ngo SADC yongere irwane, ari two dutero bari bashatse kongera kukubura. Noneho nirwana yigize M23, noneho M23 nimara kugenda cyangwa se maze gutsindwa, hari hasigare kugenzurwa na MONUSCO ndetse na FARDC. Ariko ibyo byose byarangiye bibapfanye. Icyo gihe bikaba byaravuzwe ko ngo basohoye abasirikari bagera kuri 800, hagasigara abasirikari 1,200. Ubwo rero aba ba MONUSCO bashakaga kubihakana, M23 yarabaje iti ko mwari mufite abasirikari 2,000 bahungiye ahangaha, none mukaba mufite abasirikari 1,200, abandi bagiye hehe? Icyo gihe babura icyo basubiza, nibwo batsinzwe. Noneho murabyibuka ko n'abandi bagiye bafatwa ubwo M23 yongeraga kwisubiza tuno duce turimo icyo kibuga cy'indege cya Kavumu. Hari abafashwe nibo batanze amakuru, yewe b'Abarundi nizo za Wazalendo, baravuga baterega twebwe ubundi twakoreshwaga nk'ibikoresho, baduhaga amafaranga bakatubwira ngo tuze gutera ibirindiro byanyu, ubwo ni M23, hanyuma nitumara gutera ibyo birindiro dufotora amafoto cyangwa se hafatwa amafoto tujyane hejuru. Noneho hejuru ubwo urumva niyo mafoto bacuruzaga, noneho hejuru ubwo n'ubuyobozi wenda bwa Kisekedi baze kugira gute, baze kubishira hejuru bati aha murabona M23 batumereye nabi, nibo bari kwica abaturage, nibo bari gusahura abaturage, nibo bari kugira gute. Ibyo byose biza kuvumburwa ariko biturutse muri ba basirikari bari bafashwe nyuma yuko M23 yongeye kubura intwaro. Igihe yari itegereje ibiganiro by'Idoha muri Qatar, icyo gihe byavugaga ko bigomba kuba ku itariki 9 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2025. Ibi bintu ni mukajye mu byibagirwa, mujye mu bitekereza, mwicare mutekereze, mure muvuge mutariki ibintu kuki biri kubaho, byagenze gute, byahereye he, bigeze hehe, bizarangira gute. Niyo mpamvu tuba twagiye tuvuga aya matariki cyangwa se tukagenda twinjiramo akantu kandi tureba tuvuga tuti ibi bintu bimeze gute cyangwa se biri kwerekeza hehe. Icyo gihe rero ni ukuvuga ngo nyuma yaho ikintu cyaje kubaho, izi ngabo zimaze gutanga aya makuru, M23 bahise barya Amavubi
nibwo bagize gutya noneho bararwana aribwo baje kongera kwisubiza uyu mujyi wa Walikale muri Kivu y'Amajyaruguru za hano za Masisi. Muri Kivu y'Amajyepfo bararwana barongera bisubiza Kavumu, barongera bisubiza Karehe, ibyo bice byose mbese barongera barabyisubiza. Ari nabwo bahise bavansa bakomeza berekeza hehe, bakomeza berekeza za Nyangezi. Abantu bakaba batazi bavuga bati ese abasirikare twabonye umurongo ungana gutya bari bagiye hehe? Abandi bakavuga ko ngo aho bazarwanira ngo nta n'icyatsi gishobora kuzahasigara. Ariko abantu baje kuvuga ko abo basirikare ahantu bari bagiye ngo ari Fizi na Uvira. Kugeza amagingo anga ntabwo byigeze bitangazwa ko bagiye Fizi, nta nubwo bigeze bajya Uvira. Kugeza ubu ntabwo tuzi ngo bari hehe. Ariko ikiriho cyo nuko abandi basesenguzi mu bya politiki bavuga ko M23 igihe cyose itarakuramo Uvira na Fizi ngikuremo na Kisangani ntabwo ishobora kugera Kinshasa, nkuko Colonel Nagakunda kubivuga, avuga ati twebwe nta kindi kituraje inshinga ni Kinshasa tugakura ubutegetsi bwa Felix Tshisekedi. Ubu rero kugeza amagingo anga Sadeke ikiriho nuko Sadeke ngo banga gutaha kubera ibuye baryamiye. Bafite umutungo kamere ngo bayoye, nabo banze kuvaho bavuga bati tuzawugwa hejuru, ibindi byo twarabitsinzwe byararangiye ibyo ngibyo, ariko none hiribuye ryo tuzarigwa hejuru. Ubu rero kugeza amagingo yangaya sinzi gusa ikintu kiriho, niba M23 ishobora kuvuga iti reka turekure nibajyane, baratsinzwe nibajyane, niba ari nayo mabuye batuvire hano ku butaka bwacu bwa Kongo, bagende bave hano bagende, n'ubundi ntacyo bari baje gukora hano. Niba M23 zagira gukikarekura ntabwo tubizi, niba Sadek neza agira gukikavuga iti reka ndekure ntabwo tubizi. Ikintu kiriho nuko nguko ibintu bimeze, nicyo gituma ngo badataha, nta kindi gituma bakomeza kuryama hariya ku butaka bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Intambara yo barayitsinzwe, ariko ni igiki gituma badataha ngo bave hano? Nicyo ngicyo, ngo ni umutungo kamere bafite. Niyo makuru ari kugenda avugwa, ari kugenda acaracara ku mbuga nkoranyambaga. Hanyuma rero kuwa 13 z'ukwezi kwa gatatu mwaka wa 2025 abakuru b'ibihugu bino bihugu bya Sadek, cyangwa se abagaba bakuru b'ingabo za Sadek, cyangwa se abakuru bagize bino bihugu bya Sadek muri rusange, kuri iyo tariki mvuze hejuru bafashe umwanzuro bavuga bati yewe ubwo Sadek itsinzwe turananiwe turarekuye, reka ducyure abasirikari bacu, batahe baveyo, n'ubundi ntacyo bari gukora. Kugeza amagingo anga rero abantu icyo ngicyo bakomeza kugenda bibaza, navuga ngo igisubizo iminsi iri imbere duhishiye byinshi, tuzagenda tumenya byinshi. Murabibuka abagenzi bo bataha kuwa 29 z'ukwezi kwa kabiri mwaka wa 2025 banyuze hariya kuri La Grande Barriere la Corniche, baragenda bagera hano i Kigali, barakomeza za Rusuma, bakomeza Tanzania, baragenda baherekejwe na RDF bitaga umwanzi. Ubu rero tukaba twiteze n'ibindi byinshi iminsi duhishiye. Niba ari ayo mabuye atuma badataha, batinya kushira ku karubanda bakavuga bati ibikoresho bingana gutya amahanga yavuga iki, cyangwa se amahanga ashobora kuvuga ati mwabantu mwe ibi bintu mwari mubijyanye he bingana gutya. Ibyo byose rero nibyo bagenda batinya, niko abantu bagenda babivuga cyane cyane ibikoresho bazanye byo ubwabyo. Ibikoresho bazanye ntabwo byari byo kugarura amahoro, byari iby'intambara. Ikindi abo badamu bagenda batwite nabyo urumva ni ugutsindwa kwa mbere, n'ibindi byinshi cyane. Hanyuma rero dusimbikiye ku yindi ngingo rero iri kuvugwa hano mu karere k'ibiyaga bigari, nkuko muri kugenda mubibona ngo ku mashusho, ni ingabo za FARDC, cyangwa se wenda twavuga ngo ni coalition ya FARDC muri rusange, kuko ntitwamenya ngo ni FARDC nyirizina cyangwa se ni abazarendo cyangwa se ni abarundi, ariko turi kubyita FARDC. Ni ukuvuga ngo uyu munsi bakiriwe ku kibuga mpuzamahanga cya Njiri. Iki kibuga rero ni ikibuga cy'indege kiri hariya muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Indege ubwo yabahagezaga, abangaba bakaba bakiriwe n'uyu ngo Judith Suminwa, akaba ari minisitiri w'intebe wa Repubulika na Demokarasi ya Kongo, niwe bakiriye. Hanyuma arangije arabashimira, arangije arabwira ati mwarakoze akazi gakomeye cyane, twarabibonaga ntako mutagize. Hanyuma nyakubahwa Felix Chirombo yantumye ngo mbashimire, kandi ko turakomeza gukora ibishoboka byose ngo tukabitekerezaho, nubwo habayeho wenda gutsindwa ariko mwaragerageje. Abandi bakavuga bati se bakoze iki?
ntacyo, ariko mu by'ukuri ugiye kureba ni urugamba nyine, nta kundi. Urugamba bari barimo bakoze ibishoboka, cyangwa se bakoresheje imbaraga zabo zishoboka, cyangwa se tekinike zabo zishoboka, hanyuma bagira gute, barwanira iriya ntambara. Ariko ubundi iyo hariho abantu bari kurwana uko byagenda kose, hari uba wigiza nkana, hari uba ugomba gutsinda, hari n'uba ugomba gutsindwa. Niba rero FARDC yaratsinzwe, nta kundi nyine, none se bajye kubajugunya? Ntabwo babajugunya, bagomba kubakira kandi bakanabashimira, kugira ngo wenda n'abandi basigaye nabo wenda bazashiremo agatege igihe baba bari nko ku rugamba, bazarwane ku buryo bagera ku ntsinzi. N'ibyo ngibyo twaba tuvuze kuri iyo nkuru ijyanye n'uko izi ngabo za SADC ndetse na FARDC zirimo kugenda zitaha zose nyuma yo gutsindwa iyi ntambara bari bahanganyemo na M23 hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Icyo dutegereje abarundi, ese bari hehe? Cyangwa se iyo Wazalendo ikunda kuvuga cyangwa se ikunda kurwana mu koko kwa FARDC iri hehe? Ndetse n'ababirigi ese bari hehe? Bikaba bimaze n'iminsi biri kuvugwa ko ababirigi ngo baherutse kongera kugusha indege hariya muri za Kindu Maniema, hariya rwose ngo bajyanye indege yari ivuye hariya mu Bubirigi yarahaguye. Ntituzi ngo yazanye ibikoresho bya gisirikare cyangwa se yazanye abasirikare n'ibikoresho. Ibyo byose tukaba tugomba kuzabimenya, nabyo iminsi iduhishiye byinshi. Ariko ikiriho cyo nuko bagenda batsindwa mu gihe umunyamerika cyangwa se Amerika yamaze kwinjira muri iyi ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ashaka kunga cyangwa se ashaka gutuma habaho amahoro hano mu karere k'ibiyaga bigari muri rusange, ariko biturutse hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, biturutse kandi ku masezerano yabaye ku wa 25 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2025 hariya i Washington DC, hagati y'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu uko ari bitatu. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda ni Ambasaderi Reverend Nduhungirehe, na Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa RDC ni Teresa Kayukwamba Wagner, ndetse na Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni Marco Rubio, intumwa ya Donald Trump. Hanyuma rero ikintu kiriho ubwo abo barundi cyangwa se abo bandi basigaye nabo tukazagenda tumenya ngo ibyabo ni ibingibi, gutaha kwabo ni uku nguku, bemeye batsinzwe, nta kindi gisigaye. Ubu ngubu M23 igiye gukomeza ibikorwa byayo remezo byatangiriye hano muri Sake Masisi, bagiye kuba ku muhanda bakawushiramo kaburimbo. Uwo muhanda ni umuhanda rero watangijwe na Bahati Musanga Erasto, guverineri w'intara y'Amajyaruguru, ku itariki 2 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2025. N'ibindi bikorwa remezo bigiye bitandukanye birimo nko kubaka amashuri cyangwa se ingomero n'ibindi byose nk'uko bakomeza kugenda babikora, kuko hari n'urugomero bubatse hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rubaha amashanyarazi, n'ibindi bikorwa remezo bigiye bitandukanye bazageza ku baturage nyuma yo gutsinda iyi ntambara y'amasasu, cyangwa se iyi ntambara imaze iminsi ihahanganishijemo na coalition ya FARDC cyangwa se SADC n'abandi bose n'abacancuro bose uko bagiye barwana. Ubu ngubu twavuga ngo amasasu abaye nkakendereyemo gakeya, nubwo M23 igihanganye n'abarundi na Wazalendo za Uvira na hano ngo za Kaziba. Henshi cyane hagiye hatandukanye hari imirwano igenda ibaho ya hato na hato. Bivuze ngo rero intambara ntabwo yarangiye, yegera cyariho, ariko none intambara imaze iminsi ihanganishije ibi byose nakubwiraga hejuru. Ugiye kureba ushize kwijanisha wasanga rwose intambara isa nkaho yacogoye. Ubu igisigaye n'iki? Ni diplomasi. Ni ukwangwa abantu, noneho intambara isigaye ni y'amagambo, naho intambara y'ibikorwa bya bintu byo kuvuga ngo harabaho kurwana, bajya harakusha dubataye barwane inkundura, byo twavuga ngo byabaye nk'ibicogoyemo gakeya. Gusa ni byiza, byarushaho kuba byiza cyane nyuma y'uko umunyamerika yamaze kwinjira muri iyi ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. U Rwanda rukaba rushinjwa kuba rufite ingabo hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ngo rukaba rwitwikira umutaka wa M23, cyangwa se bakavuga ko M23 egari RDF. Ni nyuma y'uko u Rwanda rwagiye rukomeza kugenda rubihakana, rwivuye inyuma rukavuga ko nta ngabo rufite hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma rero u Rwanda narwo rugashinja Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuba icumbikiye ingabo za FDL cyangwa se ingabo za XFAR zasize zikoze jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka wa 1994. Ibyo ngibyo murabyibuka, bamwe bagiye banafatwa mpiri bagataha bakazanwa hano mu Rwanda, harimo uyu nguyu Brigadier General Gakwerere Jean Baptiste n'abandi bagenzi be 13. nkaba nabonye no mu minsi yashize rwose bamaze iminsi bari gusoza amasomo cyangwa se itangazamakuru ryarabasuye,
ubwo bari bamaze gusoza amasomo kugira ngo basubizwe mu buzima busanzwe babe abaturage bisanzwe kandi basabe n'imbabazi z'ibyo bakoze cyangwa se baryozwe n'ibyo bakoze. Icyo gihe hari ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2025 ubwo M23 yabashyikirizaga u Rwanda. Ikindi rero cyaba kiriho twaba turi kuvuga muri aka kanya nuko nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame yakiriwe hariya i Gabo, muri Gabo, akaba yagiye mu kurahira ku muperezida mushya wagiyeho akoze kudeta ahiritse uwitwa perezida Ali Bongo, akaba ari perezida wa Gabo. Uyu mugabo rero witwa Brice Oligui Nguema akaba afite imyaka 50, akaba agiye kuyobora manda y'imyaka 7, yatsinzemo amatora amajwi 98 n'ibice 45 ku ijana. Icyo gihe hari kwa 13 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2025. Noneho rero uyu mugabo akaba yari ayoboye iki gihugu mu nzibacyuho, yari perezida w'iki gihugu cya Gabo ayoboye inzibacyuho mu gihe kingana n'amezi 20 yose nyuma yo gukora iyo kudeta. Hanyuma rero akaba yaraje rero gutorerwa kuyobora iki gihugu cya Gabo ku majwi twavuze hejuru. Icyo gihe iyo kudeta rero ikaba yarabaye kwa 30 Kanama 2023, niho kudeta yabaye cyangwa se niho byagiye hanze, niho byasakaye bivugwa ko uyu mugabo Brice Oligui Nguema akoreye kudeta uyu mugabo witwa perezida Ali Bongo yari ayoboye igihe kingana n'imyaka 60 ari ku butegetsi n'umuryango we wose. Ni ukuvuga ngo bafataga icyo twita niba ari nk'umuhungu we, ise yavaho hagafata ubutegetsi bugafata umuhungu yazavaho akabisigira umwana we, gutyo biragenda bigera mu myaka 60. Hanyuma diaspora akaba yaratowe 93%, yagize amajwi 93%. Urumva ko aba muri diaspora rwose bamwishimira, bavuga bati ni byiza cyane rwose, turakwishimiye, uyoboye iki gihugu byarusha kuba byiza. Urumva 93% n'abantu benshi batuye muri diaspora bashaka ko ayobora. Hanyuma rero akaba yari ahanganye n'abangaba bandi, harimo nk'uyu nguyu witwa Alain Claude Bilie-Bainze wagize amajwi 3%, niwe wari minisitiri w'intebe w'iki gihugu cya Gabo. Hanyuma rero akaba yari kumwe n'abandi bagera kuri 6 muri ayo matora bari bahanganyemo. Abo bandi rero bakaba bose barashize kwijanisha, basanga ntawarengeje ijwi 1%. Ni ukuvuga ngo bose bari munsi y'ijwi 1%. Ntabwo twiriwe tubarondora, ntabwo twiriwe tujya muri byinshi, ariko ikintu kiriho cyo nuko ayo matora yabaye mu mucyo kandi uyu mugabo akaba yaratsinze, akaba agomba kurahira rero manda y'imyaka 7 ari kuyobora iki gihugu. Uyu muhango rero ukaba witabiriwe na nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame hariya i Libreville kuri stade yitwa Amitié. Hanyuma rero mbashimire, murakoze cyane, Nyagasani akomeza abarinde. Nkaba nabwira ngo mukomeze mukore subscribe, share na comment, tujye dukomeza kubana mu bindi biganiro byacu biba bivuga kuri politike cyangwa se ubusesenguzi bwimbitse bwa bivuga kuri politike. Hanyuma ngewe twari kumwe cyangwa se amakuru nicariye ariho abari kugenda acaracara ku mbuga nkoranyambaga, nayo ngayo ibindi byo turaza kongera kugaruka mu kanya, twongeye turebere hamwe ibiba biri gukomeza kugenda bicaracara muri rusange. Murakoze cyane, Nyagasani akomeza abarinde.